ndasuhuza abanyumva muri iyi video ya gatatu y'ibiganiro bya Nyamuhibona. Ngira ngo mbaganirize mpereye aho duherukanira muri video ya kabiri. Twavuze cyane ku rumuri, tuvuga ku mucyo, urumuri ruturuka ku mucyo, ariko uyu munsi ndibanda cyane ku bindi bishya. Uvuga ngo umucyo uwawuvuga yavuga ngo bwakera bugacya, cyangwa se ntihaboneke umwanya uhagije wo kuvuga urumuri. Gusa nifuje kugera ku ngingo ikomeye cyane yerekeranye nuko hari imberabyombi cyangwa se imparakubiri cyangwa se impanga mu Kinyarwanda zivukana gakuru na gatoya. Bigaragara ko ijambo ryitwa umwijima ntiwavuga umucyo utavuze umwijima. Umwijima twawigishijwe nabi cyane, amadini, ababyeyi ndetse sosiyete yose yagiye itubwira ko umwijima waba ari mubi. Itubwira ko ijoro abantu baritinya, cyangwa se ndetse ngo umuntu yageze ahacecekerwa mu rupfu, cyangwa se ukumva ngo shitani sekibi bayishushanije n'ibara ry'umukara, ndetse ugasanga ngo n'abazungu banga birabura ngo babangira uruhu rwabo rwirabura. Aho isi igeze ukuri kurimo kurasesekara kandi kuramenyekana. Si ngombwa ko abanyarwanda, si ngombwa ko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda basigara inyuma bagakomeza kuguma mu butamenya no mu bujiji tumazemo imyaka myinshi cyane. Ibintu bikomeye nuko umwijima n'umucyo bidashobora gutandukana, ndetse no mu ntangiriro no mu iremwa ry'umucyo habanje umwijima, kandi umwijima ugaragara ko ari wo wari uriho imbere. Ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri umwijima ntabwo uzwi, ahubwo umwijima urangwa, umwijima turawuhunga, umwijima urirengagizwa, urenzwa amaso n'ibitekerezo. Niyo mpamvu mubona uwitwa muntu yarageze gushaka amatara arwanya umwijima. Iwacu mu Kinyarwanda muzi ko twanyuze inzira yo kuba dufite ishumba y'umuriro, yenda abashumba bagendanaga cyangwa se umuntu akajya kuyirahuriramo, hakaba ikimuri cyamurikaga kivuye ku kibingo, cyangwa se igishirira kivuye ku gikenyeri bamurikisha nijoro. Haza kuza akatadowa aho amajyambere azuye, bivaho bigana ku itara ry'ikirahure, haza izindi za koremani n'ibindi, ariko ubu dusigaye dukora ku rukuta tugacana aho amajyambere yiyongereye ku muriro w'amashanyarazi. Iyo urebye imijyi imurikiwe nijoro ni myinshi cyane. Ibyo byose bikaba ari ukurwanya umwijima, ariko ntabwo twamenye akamaro k'umwijima. Umwijima ntacyo umaze. None se umuremyi wawuremye yaribeshye cyangwa yabonaga ko ntacyo umaze? Ubu rero ubushakashatsi bwo kw'iki gihe buragaragaza neza ko waba umucyo waba umwijima byombi byaremwe kugira ngo bishobore kuzuzanya, kugira ngo hashobore kubaho ibyo twakwita mu Kinyarwanda magirirane. Ibyo bintu biragana mu rwego rw'ibindi nabereka
wenda nabyo tuzagenda dukomozaho mu kuganira. Ubu urupfu n'ubuzima abantu bari bazi ko bihanganye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyo bintu byombi bibaho bibangikanye. Wenda tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Ni byinshi kuko ibyo twari tuzi byose renda tuvuge kimwe gikomeye cyane twigishijwe n'amadini n'ibindi ngo ikibi ni cyiza. Mu by'ukuri icyo twise kibi nta nubwo tuzi niba ari kibi. Ntabwo iryo jambo ari ry'Umuremyi, ni iryacu twebwe abantu uko twita ibintu. Tugasanga ko ngo ikibi n'ikiza ni ibintu bibangikanye. Bagenda bashyiraho mbese inzego zikomeye cyane mu zo kurwanya ikibi, ndetse ugasanga za nzego nizo zigikora cyane. Ugasanga aho ikibi kirwanirizwa naho kinakorera. Kugera ubu rero ntawe uradusobanurira ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. Ni ibintu byavuzwe kuva kera, ariko ubushakashatsi aho bugiye buzira buragaragaza ko ibyo bintu by'imparakubiri, tuvuge umucyo n'umwijima, tuvuge urupfu n'ubuzima, ariko tuvuge igitsina gore n'igitsina gabo, hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo ikibi kiri. Ikibi ni iki? Hagati y'iburyo n'ibumoso ikibi ni ikihe? Haba iburyo haba ibumoso, hejuru cyangwa hasi, ahabi ni. Rero ndagira ngo banyumva mwumve yuko isi igeze kure mu bushakashatsi igaragaza neza ko ubwenge ngo buza buragi buhise. Rero mu by'ukuri abana bavuka, abakiri bato, generasiyo zikiri nshya, ni ukuvuga ibisokuruza bikiri bishyashya, mwese mwarimo kwiye kumenya ko ibyo twabwiwe n'ibyo tubwira n'ibyo tureba n'amaso byinshi atari ukuri. Ukuri guturuka mu bushakashatsi. Utakoze ubushakashatsi ntabwo ushobora kugera mu kuri. Utatangiye ngo wibaze ibibazo kandi we gupfa kumiragura ibyo bakubwiye, ahubwo ugerageze kubisesengura no kubicengera no kureba no kubiganira n'abandi kugira ngo wumve neza aho ukuri guherereye. Rero ndababwira nk'umuntu uba mu bushakashatsi, kuko niwo mwuga wanjye bisaziyemo, bigaragara ko ubaza umuntu uti ariko wambwira ubuzima ni iki? Sobanurira uko wumva ubuzima n'uko ubona ubuzima ni iki. Ugasanga yenda nk'abaturage batuye u Rwanda miliyoni 13 baraguha ibisubizo miliyoni 13. Ugasanga nta n'umwe uhuza n'undi, bose barahuzagurika batazi ubuzima icyo ari cyo. Mwibaze kuba mu kintu utazi icyo ari cyo. Urugero natanga, abashakashatsi n'abandi bahamya ko ifi itazi amazi. Natwe bigaragara ko tutazi ubuzima nubwo tububamo buri segonda, buri munota, buri saha tuba turi bazima, turi mu buzima, ariko ntituzi ubuzima icyo ari cyo. Mbese sinavuga ngo ntababizi, hari ababizi wenda, ariko abenshi wabaza utese bite, mumerewe mute, muri aho mugira amahoro, ahubwo ati ndiho ntariho. Wese umuntu yabaho ntanabeho. Ibyo byose biratugaragariza ko tutazi iyo bigana. Noneho se uretse bwa buzima ko butubereye urujijo, urupfu rwo biki? Upfuye biba bigenze bite? Upfuye abagiye bigenda biki? Upfuye mukuri. Mbese urupfu rwabaye ntavugwa, ruba ikintu kitakoreka, kiba ikintu kiri aho ngaho gitinywa, ngo ndetse uruvuze ngo rurazi, ngo uruvuze bakaruha ubwenge bakavuga ngo rurarobanura, ngo rurumva, ngo rura ibintu nk'ibyo byose.
tugeze igihe rero cyo kumenya ibyo tubana nabyo, niba turiho kubaho n'iki. ese ko turamukanye ngo muraho muriho bivuga iki? kubaho n'iki? abana bakwiye kubimenya, abato bakwiye kubimenya, abakuru bakwiye kubimenya, abanyarwanda bakwiye kubimenya, n'abandi bose kuri batuye isi bakabimenya. noneho rero bifite uko bisobanurwa, tuzagenda tubibona mu biganiro bitaha, ariko ndagira ngo mwumve ko umwijima atari mubi. noneho aho nshaka gusa nenda nuhinira amagambo ntabarambiye cyane, nuko ubushakashatsi bwo kuri iki gihe bwagaragaje neza ko umwijima ari wo munini mu isanzure turimo, ariyo bita univers cyangwa se universe. bigaragara ko ifite 96%, wenda 4 tuba ariko twavuga, ariko kagaragara 0.3 ngo nibyo amaso yacu ashobora kubona, ariko ibindi bisigaye ni bishobora kubonwa na za mikorosikopi, ni bishobora kubonwa na biriya byuma bireba mu byogajuru n'ibindi, mbese hakoreshejwe ikoranabuhanga rihambaye bagashobora kugira ibyo babona. ibyo byose byaboneka ntibirenga 5, ntibirenga 4, naho ngaho. ibisigaye byose ni umwijima, ntabwo bizwi. abahanga bita abascientifique ntabyo bazi, ntibanabibona, ntibazi n'ibyo ari byo, ariko biriho kandi birapimwa bikasa nkaho bibarika bikinjira mu mibare. rero dukwiye guca akenge, dukwiye kumenya ko ibintu by'imbangikane ntabwo kimwe cyabaho ikindi kitabaye. reka sozereze ku kintu kimwe, ijoro n'amanywa. ijoro ryabaho amanywa atabayeho? amanywa se yabaho ijoro ritabayeho? ni ukuvuga ngo haba ijoro ni ribi, sibwo turuhuka, sibwo duhurira mu ngo, sibwo tugira gute nyuma y'imirimo. none se amanywa ni mabi, sibwo tujya mu mirimo, sibwo dukora ibyo tugomba gukora? nta kibi rero kirimo, ariko ndagira ngo mwumvishe ko umuremyi yabiremye byombi, kandi tugomba kubisobanukirwa, tukabifatira hamwe, tukabifatira icyarimwe. ubutaha tuzaganira yenda byimbitse ku kibazo cy'ubuzima n'urupfu, ku kibazo cy'umwijima n'umucyo. urakoze, ntabarambiye, numva twagomba kujya tugendana, kandi mukarushaho kubaza ibibazo, tukagerageza kubasubiza ndetse no kuboherereza icyo abandi babitekerezaho, nubwo babivuga mu zindi ndimi twagerageza kubisobanura mu Kinyarwanda, n'Abanyarwanda bagaca akenge bakabyumva. murakoze, mugira amahoro, ahasigaye naho utaha.